Ndabasuhuje cyane mwebwe tubana kuri iyi YouTube channel yacu ya Mazalexis. Muri aka kanya ngiye kubereka ukuntu wagurisha amadolari kuri Binance. Hari abantu babinsabye ngo ntabwo babizi. Bajya babona amadolari yo kuri Binance bakavuga ngo ese ubundi ngo agurishwa gute? Ni ukuvuga ngo uyifungura Binance yawe nk'uko bisanzwe, hanyuma iyo imaze gufunguka ukanda hano hantu hasi handitse assets, ukahakanda gutya. Muri video y'ubushize naberetse uko wayagura, ubu nyine aha ni ukuyagurisha igihe wowe uyafite. Hanyuma ukanda hano kuri assets nk'uko nabiberetse, ubwo ni nka wallet uba ugiyeho. Iyo umaze gukanda hano, hari igihe ushobora gusanga amadolari uyafite hano muri spot hano hejuru. Biba byiza rero iyo uyimuye akaza hano muri funding, kuyazana ukanda hano hantu handitse transfer. Iyo ukanze kuri transfer bahita bakubaza ngo ese turayimura tuyavana muri spot wallet tuyazana muri funding. Hari n'igihe ushobora kuzasanga funding bayishyize hejuru, ukanda kuri utu turongo bikicurukura. Ubwo rero iyo bimeze gutya uhita ukanda hano kuri iri jambo bita max kugira ngo bikunde ayo ariho yose nyine uyazane. Ubwo hano naho ureba ko ari amadolari arimo USDT, urabona bariyo. Ukanda kuri max kugira ngo yose ave muri spot aze muri funding ubone uko uyagurisha. Iyo ukanze kuri max urabona hahise haza 4 n'igice, niyo nari mfite 4 n'ibice 9 niyo nshaka kugurisha. Ubwo mpita nza hano hasi rero nkakanda kuri confirm, urahabona ahangaha nkayimura. Bahise bambwira ngo transfer successful, ubwo byakunze nkanda kuri OK. Noneho ikigiye gukurikiraho ngiye kuyagurisha, namaze kuyavana muri spot nyazana muri funding, tugurisha ari muri funding niyo yemera kugurishwa. Noneho uhita ukanda hano hantu handitse ngo add funds, ubwo ngiye kureba uburyo nyagurisha noneho bampa amafaranga kuri mobile money. Iyo mpageze hano hasi hari ahanditse peer to peer trading, ahangaha niho nza ukurikire step by step. Iyo ukanze hari hasi rero kuri peer to peer bakuzana ahantu hari abantu benshi batandukanye bagura bakanagurisha amadolari. Ubwo no kugura naha wanyura. Noneho wowe kubera uje kugurisha ntabwo uje kugura, urakanda hano hantu handitse ngo sell. Urabibona ahangaha, ujye muri sell, wari uri muri buy. Sell uzayibwirwa nuko ibiri mu mutuku naho buy biri mu cyatsi kibisi. Iyo ugiye kugurisha rero hari ibintu ureba. Wowe urashaka ko amafaranga bari yaguhe kuri mobile money, ugenda ureba bano bantu bose ukareba ko bafite mobile money. Nibyo, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uno muntu ngiye kugura nawe agura kuri angahe? Buriya Binance n'ubundi ihita iguha ibiciro byo hejuru, ibiciro byo hejuru ikagenda imanura. Ubu nta muntu utanga amafaranga menshi kurusha uyu. Ikindi kintu ureba rero, ureba limit. Baravuga ngo uyu nguyu nibura ahera ku bihumbi 2,000 kugeza ku bihumbi 18. Ubwo uramutse ushaka kubikuza amadolari ahwanye n'ibihumbi 50, uyu ntabwo mwakorana. Ubwo uzajya nko kuri uyu wo hasi, uhera ku bihumbi 2,000 akagera ku bihumbi nawe ni 30 n'ibikeya. Ubwo uzongera ujye hasi, urabona nk'uyu nguyu we ahera ku bihumbi 52 akageza ku bihumbi 2,250,000. Uyu nguyu yakugurira amadolari menshi cyane, ariko ngewe ni amadolari makeya, nta nubwo ageze mu bihumbi 10 hari. Ndagura n'uyu wa mbere ari kugura ku 1,468 n'ibice 8. Ubwo rero mpita nkanda hano hantu kuri sell kugira ngo mugurisheho amadolari ampa amafaranga. Iyo maze gukanda gutya bahita banzana ahantu hameze gutya nyine, bakanyereka iyo washyizemo nimero yawe ya mobile money uri bwakireho amafaranga uba warayisetinzemo ngiyi. Utarayisetinze bakwereka kuyisetinga, bakakwereka n'uburyo usetinga iby'umutekano. Ni ibintu bisanzwe, ushobora gukoresha email na Google Authenticator, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ubwo rero nimero yanjye ya momo iba irimo hano. Ubwo icyo mpita ndeba ngiye kugurisha amadolari, ndakanda hano nashyiramo umubare wayo nshaka kugurisha, cyangwa nkakanda kuri all yose nkayagurisha. Kanze nyagurishe yose ndakanda kuri all. Ninkanda kuri all arahita aza yayandi nari mfitemo yose 4 n'ibice 9, bananyereke ngo ndaza kwakira amanyarwanda angana gute, ibihumbi 7,104 niyo ndi bwakire. Noneho iyo bimaze kubibona mpita nza nkakanda hano handitse ngo place order nkagurisha.
ndahita mpakanda gutya, ubwo uriya muntu ari bumpe ibihumbi 7,104. Iyo ngeze aha rero, ubwo ikiba gitegereje ni ugutegereza uno muntu akampa amafaranga kuri mobile money. Reka nze dutegereze, baba bakweretse ngo ndategereza mu minota 4, dore hasigaye iminota 4 n'amasegonda 18, kandi urabona ko hano hantu handitse ngo, ahangaha hejuru handitse ngo pending buyers payment, ntegereje ko umuguzi yishyura. Ubwo namara kuyampa kuri mobile money, ndabereka uko ibintu bigenda. Reka dutegereze turebe muri iyi minota. Hari igihe umuntu ushobora kubona yatinze ni bya bindi, ukaba wamwandikira hano, wenda ukaza hano muri chat, ubona nk'umuntu yatinze aba yaranavuze uko akora ibintu, ushobora kumwandikira ni hello, akavuga ati uno muntu unyandikiye afite gahunda, n'urugero, nkongera ngakanda hano hejuru nkagaruka ngategereza. Reka ntegereze rero ngereho, ubundi dukomeze mbereke uko bigenda. Iyo umaze kwakira amafaranga ntabwo uhita ujya kuyarya ngo ubure, hari icyo bita release, nawe ukarekura ya madolari akagenda. Reka rero ntegereze. Ni ukuvuga rero ngo iyo amaze kuyakoherereza, buriya nawe afite ahantu akanda, noneho ugahita ubona hano hasi hahise haba umuhondo gutya, handitse ngo payment received. Uhita nawe rero uhakanda, kubera ko amafaranga uba wayakiriye, nanjye nayakiriye nta kibazo. Kanda hano, bakakubaza ngo uvuga ko ari aya mazina yo hasi y'uyu muntu, ukayakandaho, ukongera ugakanda hano handitse ngo confirm release, hano mu ibara ry'umuhondo, ukakandamo ugategereza. Ubu noneho bagiye kukubaza ibintu byo gushyiramo kode nyine, cyangwa se password iri butume amadolari uyarekura akagenda. Hari uburyo ngiye nkoresha Google Authenticator, hari authentication, hari wowe uburyo bashobora kukubwira ngo koresha wenda email, biterwa n'uko wabisetinze. Ngewe nyine ndakanda hano mpitemo Google Authentication, ngiye kuyinjiramo. Nubona wowe utari kubibona nyine muri Google Authenticator, ntabwo haba habona. Iyo bita Authenticator ni iyi application, ntabwo iba ibona. Ubwo gusa mpita ndebaho nanditse Binance, nkahita nza nkakandamo, nkahita nzana password, ni imibare baguha ibirimo ukayikopiya. Nkahita ngaruka hahandi nka pastinga, nkanda kuri paste iyo nakopiye muri Google Authentication. Ubwo urabona nyine ni uko. Urabona biba birangiye iyo baguhaye novi, uba umaze kuyagurisha kandi nawe wayamugejejeho gutya tayari. Iyo ushatse ukanda hano ukamusigira comment ya positive, ubwo uri kumurankinga nyine, ugakanda leave comment, ukanda kano kakavivura mu ibara ry'umuhondo, ukaba utanze comment ya OK, ko ibintu byagenze neza, biragaragara ko amadolari yagurishijwe. Sawa rero, kora subscribe nimba uri mushyashya, kandi nimba nawe usanzwe unkurikira ukore like kugira ngo bigaragare ko wanyuzwe n'iyi video. Sawa, turi kumwe.